ngo mbere yuko umugabo aryama ngo gikubite hariya kubite gatatu ku buriri gutya wowe uri kumva biri gukora ariko mu by'ukuri kibonobono ni icyatsi gisanzwe nk'ibindi byose ariko we kuko bakikurangiye nk'umuti urabikora ku buryo washaka gusanga umugabo asigaye yishimira kuza mu rugo kubera kutamushibura kubera kutagira ibiki byose ariko kubera ko bakubwiye ko ari umuti ari n'inzaratsi ukumva ni umuti mu kandi ari imyitwarire yawe ni placebo nkazazindi muganga barabapsikologe urumva kuri rwa rwego ko inzaratsi n'ujye kuzireba kenshi ntabwo zicaga byari ibintu bisanzwe ngo yaguhaga stress z'ukuntu wita ku mugabo akaza akakubwira ati nimba yazaga agasanga wenda mwarangije kurya ugasanga mama wanyu yabicaje mwese mugomba kurindira papa noneho akamubwira ati erega abana baracyagutegereje tutegeye umugabo mwiza urumva umugabo akahita avuga ati yaraza akanakubaza ngo umugabo wawe akundi ntabwo ngo ngo prescription yatangaga tips yaguhaga ntabwo zabaga zisa zabaga kuri buri muntu akakubwira ati okay akunda kumwita ngo iki kumwita mutwari yitwa ati mutware mwiza akigera ku iremba ririmba abagabo bakera bakundaga cyane cyane bwava mu cyaro ariko wenda no mu mujyi barabigiraga ariko mu cyaro twebwe nk'umukuru wacu ashobora guturuka ku muhanda hejuru kuri fawe ari kuririmba abantu turi hasi mu gishangano bita mu by'Imana turi kumwumva azaririmba Yezu Mariya na Yozefu mwese nkamuga ati yamanutse urumva mukahita abaryama mukaryama bagira ute bakagira ute umudamu nyine akahita amenya ko ibintu bimeze neza umugabo nimba ashaka kurya nimba agira ute ibyo rero ntekereza ko abapfumu babikoreshaga mu buryo bwo kugira ngo akubakire ariko biba umuti nawe uzawurangira abandi nabo baze kuza kumugana kuko umudamu wese wubakaga neza niho bahitaga bahera ngo bamuhaye inzaratsi ariko wareba inzaratsi bamuhaye zabaga ari amasitisi cyangwa se uburyo agomba kubaka niyo mpamvu navugaga ngo inzaratsi ntabwo ari uburozi komuteri ahubwo bwari uburyo bukubeshya psychologically yuko umuntu yaguhaye ibirozi nk'umugabo ariko mu by'ukuri ntabyo yaguhaye